Ubushakashatsi bwagaragaje ko buri munota havuka impinja 266. Mu yandi magambo, buri segonda ku isaha yawe harajya haba havutse impinja 4. Nibyo biratangaje, gusa igitangaje kurushaho ni urugendo rugoye kwiyumvisha umwana anyuramo kuva igihe atabashaga kuboneshwa ijisho kugeza aho kugira ngo umurebe byakeneyaga ibyuma by'ikoranabuhanga, kugeza avutse akaba umwana wuzuye ndetse akanarira. Ese ni gute umwana yirema mu nda? Bigenda bite kugira ngo umwana avuke ari umukobwa cyangwa umuhungu? Umwana ahumeka ate mu nda iba ifunganye kuriya? Bica mu zihe nzira kugira ngo umwana ase na nyina cyangwa ase na se? N'ibindi byinshi waba wibaza kuri iyi ngingo, tuguhaye ikaze muri iri somo, aho tugiye kurebera hamwe uburyo umwana yirema mu nda mu gihe cy'amezi 9. Nta gutinda rero, reka tubyinjiremo. Byose bitangira ku miterere y'umugore ndetse n'umugabo, aho buri kwezi umubiri w'umugore ukora intanga imwe yonyine, ndetse ubushakashatsi bwagaragaje ko umubiri w'umugore ukora intangangore hagati ya 400 na 450. Mu gihe intangangore imaze gukorwa ikaba yuzuye ku buryo yakora umwana, tuvuga ko ageze mu gihe cy'uburumbuke, ya ntanga irasohorwa. Mu gihe igeze hanze igasanga nta mibonano mpuzabitsina idakingiye yakozwe ngo wenda ihure n'intangangabo, kuko iba yamaze gutegura aho umwana azakurira, igikurikira ni uko ibyubatswe byose mu murerantanga mu gihe byari biri kwitegura kwakira umwana birasohoka mu ishusho y'amaraso. Iki ni cyo gihe tuvuga ko umukobwa ari mu mihango cyangwa se ari imugongo. Ku mugabo biratandukanye. Ku mugore hakorwa intangangore imwe buri kwezi, ariko mu buzima bw'umugabo hakorwa intangangabo ziri hagati ya 70,000,000 na 150,000,000 ku munsi umwe. Nibyo wabyumvise neza, ku munsi umwe. Mbere yuko turebera hamwe uburyo zihura, ukwiye kumenya yuko iyi ntanga yaba ngore cyangwa ngabo arizo ziba zikubiyemo imiterere n'imimerere y'umwana, by'umwihariko igitsina, ibara ry'uruhu, uburebure n'ibindi bitandukanye. Reka twinjire mu rugendo rw'irema ry'umwana, aho mu busanzwe ritangirira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Mu byitwa kurangiza k'umugabo hasohorwa mililitiro hagati y'1.5 kugeza kuri 5 z'amasohoro. Muri aya masohoro angana n'iyi ngano twakubwiye, haba hakubiyemo intangangabo ziri hagati ya 20,000,000 na 1,300,000. Izi ntangangabo zose uko ari 1,000,000 ngahe ziba ziteguye isiganwa uhereye mu gitsina cy'umugore. Muri ayo mamiliyoni y'intangangabo 60% nizo zonyine ziba zifite ubushobozi bwo kurenga mu gitsina cy'umugore. Aho igitsina gore kirangirira haba icyitwa cervix, cyagereranywa n'umuryango winjira muri uterus cyangwa se umurerantanga w'umukobwa. Izo ntangangabo zikora amasiganwa y'ishiraniro zibiziranyeho neza ko imwe yonyine ari ifite ubushobozi bwo kuza kwinjira ikaba yahura n'intangangore. Nawe urabyumva ko aba ari urugamba rutoroshye. Izi ntangangabo ziba zifite ubushobozi bwo kumara iminsi 3 mu gitsina cy'umugore zitegereje ko intangangore muri cya gihe twita ko umukobwa ari mu gihe cy'uburumbuke. Mu gihe rero za ntanga zisiganwe zigenda zigana ahitwa muri fallopian tube cyangwa se umuyoborantanga. Y'amamiliyoni y'intangangabo akora isiganwa yirukanka agana muri wa murerantanga ari kusanganira ya ntangangore yaba yasohowe muri icyo gihe. Igitangaje ni uko iyi ntangangore iba ikozwe mu buryo intangangabo imwe yonyine ari ibishobora kwinjira. Mu yandi magambo, muri za miliyoni z'intangangabo zasohowe, intangangabo imwe yonyine niyo iri bube ifite ubushobozi bwo kwinjira, izindi zose zikaguma hanze. Ikiba gikurikiyeho ni uko intangangabo ifite imbaraga nyinshi kuruta izindi, ikoresha uburyo bwose ibona inzira yo kwinjiramo mu ntangangore, izindi zose zigasigara hanze, kubera ko iyo ngiyo niba igaragaza ko ifite ubushobozi bwo kuba yakora umwana. Hanyuma iyo imaze kubona inzira ikinjira, umurizo usigara hanze, kubera ko uyu murizo niwo uba uri kuyifasha koga mu myanya ndangagitsina y'umugore kugeza igeze aho ibihamagarirwa kugera.
intangangore ihita isohora ibinyabutabire bituma nta yindi ntangangabo iba ishobora kwinjira. Ahangaha rero ziba zigiye gutangirana umushinga ukomeye wo gukora urugendo rw'irema ry'umwana. Ni ukuvuga ngo iyo ntangangabo izana 50% y'imiterere umwana azagira iyikuye ku miterere y'umugabo wamuteye inda, ndetse n'intangangore ikazana 50% bizagena imiterere n'imimerere y'umwana bazabyara. Hanyuma ya ntangangore ndetse n'intangangabo zigahura, ibyari intanga ebyiri zikavamo igi rimwe riba ringana n'izuru ry'urushinge, rikitwa zygote mu cyongereza cyangwa se zigote ku bumva igifaransa. Zikimara kwihuza, rya gi riva hahandi byahuriye muri fallopian tube cyangwa se mu muyoborantanga, rikamanuka rigana ahitwa mu murerantanga cyangwa se muri uterus. Aha muri uyu murerantanga niho intangangore iba yarateguye ko iki gikorwa cyo gukuza umwana kizabera, ari naho hamera nk'aharidutse mu gihe iki gikorwa kitabayeho, aribyo twita ko umukobwa ari imugongo. Tutarajya kure, twibukiranye ko umukobwa ntago abarira igihe yasamiye ahereye igihe yakoreye imibonano mpuzabitsina. Oya, ahubwo umukobwa uba wamaze guhinduka umugore muri aka kanya abara igihe yasamiye ahereye igihe aherukira imihango. Karagaciyemo, reka dukomeze. Nyuma y'uko ryagi rimanutse riva muri ya fallopian tube cyangwa se umuyoborantanga rigana kuri wa murerantanga, iyo rihageze ryakiranywe ubwuzu kuko haba hagiye gutangirwa umushinga ukomeye uzavamo umwana. Muri uku gufata ryagi rikihuza kuri wa murerantanga nibyo byitwa implantation cyangwa se implantation mu cyongereza. Muri ryagi ryahinduriwe izina rikitwa zigote hatangira icyitwa cell division. Cell cyangwa selile ni akaremangingo kaba kagize ikinyabuzima icyo ari cyo cyose. Aka karemangingo niko kaba kabitse amakuru yose azarema ikintu runaka. Ni ukuvuga ngo rero iyi cell division ni igihe noneho uturemangingo tugenda twigabanyamo, kamwe kakavamo tubiri dusa neza neza nuko kamwe kari kameze. Ibi bikitwa mitosis. Izi selile cyangwa se utu turemangingo tuba turi gukorwa nitwo dukora umwana, uhereye ku bigize umuntu imbere ukagera ku bigize umuntu hanze ku ruhu n'imisatsi n'ibindi. Mu gihe kingana n'ibyumweru 2 ryagi cyangwa zigote riba rimaze kwigabanyamo ibice bibiri bitandukanye, ari byo placenta. Iyi placenta niyo yitwa nyababyeyi umwana aba azakuriramo. Iyi nyababyeyi iba ifite akamaro ntagereranywa, harimo kurinda umwana, kumufasha guhumeka, kumugaburira ibizamutunga byose, gukora imisemburo izamufasha kuba umuhungu cyangwa umukobwa. Mbese iyi nyababyeyi twayifata nk'uruganda wa mwana aba agiye gukorerwamo. Icyo ni igice cya mbere kiba kigabanyijemo, aricyo cyitwa placenta. Hakaba ikindi gice cya kabiri kiba gisigaye, aricyo cyitwa embryo. Uru noneho nirwo rwa rusoro rw'umwana ruba rugiye gutegurwa ku buryo ruzavamo umwana wuzuye. Iki gihe umukobwa uba witegura kuvamo umugore aba ashobora gukora ikizamini cy'inkari akaba yamenya ko atwite, dore ko aba yatangiye kugira agasesemi no kumva atameze neza mu mubiri, by'umwihariko mu nda, kuko haba hatangiye gukorerwamo ibisa n'ibitangaza. Guhera kuri ibyo byumweru 2 hatangirwa ihindagurika ridasanzwe kuri ya embryo cyangwa se rwa rusoro rw'umwana, aho rwa rusoro rutangira kwigabanyamo ibice bibiri bisa n'ibigerekeranye. Igice cyo hejuru kikitwa epiblast ndetse n'igice cyo hasi kikitwa hypoblast. Muri iki gihe epiblast habanza kwigabanyamo umurongo uzagaragazaho umutwe n'ikibuno by'umwana bizaba biherereye. Hanyuma kandi muri ya epiblast yacu hakigabanyamo ibindi bice 3 biba bizavamo imimerere n'imiterere y'umwana. Ibyo bice 3, icya mbere cyitwa endoderme. Iki gice kiba gishinzwe kuzakora ingingo z'umubiri w'umwana, muri izo twavugamo umwijima, igifu, amara, urwagashya, inzira z'ubuhumekero ndetse na za gland cyangwa se ingingo zishinzwe gukora imisemburo. Hakaba ikindi gice cyitwa mesoderme. Iki kikaba gishinzwe kuzavamo ingingo nk'umutima,
imitsi, amaraso, amagufa, imikaya, imyanya myibarukiro y'umwana, impyiko, urwungano rw'inkari ndetse n'urwungano rushinzwe ibyiyumvo bya muntu aribyo twita nervous system. Uru ni urwungano rufasha umuntu guhumurirwa, kumva, kureba n'ibindi bitandukanye. Hanyuma hakaba ikindi gice aricyo twakwita icya nyuma muri bya bindi bitatu, aricyo cyitwa ectoderm. Kiba aricyo giteganyirijwe kuzavamo ibice by'umwana nk'ubwonko, uruhu, ubwoya, umusatsi, amenyo, inzara, amazuru ndetse n'umunwa. Ibi byose bigenda bikura buri kimwe kijya mu mwanya wacyo, ari nako rwa rusoro rwacu rukomeza kwirema mu gihe kingana n'iminsi 7 kugeza urusoro rwacu rugize ishusho imeze nk'iyi ngiyi. Nyuma y'ibyumweru 4 umwana asamwe, umutima w'umwana uba ushobora gutera ndetse n'umubyeyi akaba ashobora kugana ivuriro rimwegereye bakifashisha ibyitwa ecography mu kureba uko umwana ameze mu nda. Muri iki gihe umutima w'umwana uba utera byikubye hafi 2 umutima w'umuntu mukuru, kubera ko muri iki gihe umutima w'umwana uba utera hagati y'inshuro 110 n'160 mu munota umwe, mu gihe umutima w'umuntu mukuru uba utera inshuro 60 kugeza ku 100 mu gihe cy'umunota umwe. Urusoro rwacu rero rukomeza gukura ku muvuduko udasanzwe, ibice byose bikagenda bikura bigana aho bigomba kuba. Iki gihe umwana aba afite igisa n'umurizo, dore ko ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana aca mu mashusho atandukanye y'inyamaswa zigiye zitandukanye kugeza igihe azafata ishusho y'umuntu. Aha rero wa mwana wacu aba afite igisa n'umurizo, amaso akagaragara, umutima ugatera ndetse n'izindi ngingo zikomeje kwirema. Ibi byose biba biri kubera muri ya nyababyeyi cyangwa se placenta. Muri iyo nyababyeyi haba hari igice kiriho inyama twavuga ko arizo zivamo ibimutunga byose, hanyuma hakaba n'akandi gace kaba gafasheho kameze nk'ishashi ariko kitwa amniotic sac. Muri amniotic sac bimeze nk'ishashi yuzuyemo amazi. Ayo mazi yo mo imbere niyo bita amniotic fluid. Aya mazi niyo arinda umwana kuba yakomereka nko mu gihe umubyeyi agize impanuka wenda akikubita nko hasi. Ndetse kandi aya mazi nanone niyo atuma igipimo cy'ubushyuhe bw'umwana kidahindagurika, ku buryo wenda nko mu gihe umubyeyi yishwe n'imbeho bitagera kuri wa mwana, ahubwo umwana akagumana ubushyuhe budahinduka. Ahangaha tugeze noneho ku cyumweru cya 8, aho umwana wacu abangana n'igishyimbo. Nubwo ushobora gutangazwa n'iyo ngano tukubwiye kubera ko wowe twabikwegereje ukaba uri kubibona ari binini, ariko ubwonko bw'umwana buba bwatangiye kwirema. Amatwi aba ashobora kugaragara, amaboko, amaguru, amazuru ndetse na wa murizo uba watangiye kugenda. Kuri aya mezi 2 hari imisemburo yitwa HCG. Ni impine zo mu rurimi rw'icyongereza zisobanurwa ko ari Human Chorionic Gonadotrophin. Uyu ni umusemburo utuma nyababyeyi ishobora kuvubura indi misemburo 2 y'ingenzi cyane, ariyo progesterone ndetse na estrogen. Iyi misemburo 2 niyo igira uruhare mu gutuma yanda y'umwana idashobora kuvamo. Iyi misemburo kandi ni nayo ituma umugore adasubira imugongo cyangwa se ngo asubire muri cya gihe tuvuga ko ari icy'imihango, kubera ko mu gihe bibaye ya mihango ikaba yamanuka, biba bifite amahirwe menshi yuko byamanukana n'umwana. Iyi misemburo rero uko ari 2 niyo ituma ya mihango itabaho, ndetse na hahandi umwana ari kuremerwa hakaba hakomeye ku buryo hatatemba ngo hamanuke. Mu gihe rero iyi misemburo ibaye mikeya, haba hari ibyago byinshi by'uko yanda y'umwana ukiri kwirema ibishobora kuba yavamo. Muri iki gihe rero umubyeyi wacu aba yumva akomeje kumera nabi, agasesema ari kose, umunaniro ari wose, ndetse n'imoko z'amabere zitangiye kumurya, ndetse n'ibindi bimenyetso by'umugore utwite. Tugeze ku cyumweru cya 9, umwana wacu aba yikubye hafi 2, dore ko aba ari gukura ku muvuduko udasanzwe. Aha noneho umwana abangana
na santimetero nibura 3 z'uburebure. Mbese twavuga ko aba areshya n'urufunguzo rwa serire ugereranyije. Muri iki cyumweru cya 9 amagufa y'umwana aba agenda yirema mu buryo bugaragara neza cyane. Imbavu zigaragara neza, umutwe w'umwana uba ukubye kabiri ibindi bice byose ubiteranyije. Twakomeje mu cyumweru cya 10. Aha noneho umwana aba agaragara neza ndetse ntaba cyitwa embryo, ahubwo aba yahinduriwe izina. Muri iki gihe aba ari kwitwa fetus, kuko ahangaha aba amaze kumera nk'aho yabaye umuntu noneho, kuko ingingo ze ziba zatangiye gukora. Duhereye nko ku rwungano rw'imyakura ruba rwatangiye gukora. Urwungano rw'imyakura nirwo rwitwa nervous system, aho rufasha ubwonko guhanahana amakuru n'umubiri wose. Aha nanone kandi impyiko z'umwana ziba zatangiye gukora, ku buryo wa mwana aba ashobora kunyara muri ya mazi ariyo twise amniotic fluid, ari nayo amurinda gukomereka mu gihe umubyeyi yaba agize impanuka runaka. Twakomeje mu cyumweru cya 11. Umwana birumvikana aba akomeje gukura, ndetse hano aba ashobora guhumeka. Reka nkubarize ikibazo wahita wibaza: umwana ahumeka ate muri ya mazi? Ni gute umwana yahumeka mu mazi, ndetse uretse no kuba ari mu mazi ari no mu nda ifunganye? Byaba bikorwa bite? Reka mu kugisobanura tukwibutse ko twakubwiye ko ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana aca mu mashusho y'inyamaswa zitandukanye kugeza afashe ishusho y'umuntu. Ati ibyo bintu birahura gute? Waba uzi uburyo ifi ihumeka? Ubwo buryo ntabwo butandukanye cyane n'ubwo umwana aba ahumekamo. Dore uko bigenda: umwana aba yinjiza mu kanwa y'amazi aba abayemo, hanyuma muri ya mazi, kubera ko buriya amazi aba agizwe na hydrogene ndetse na oxygene, aribyo bita HO2. Ku bufasha bwa ya placenta, oxygene igakurwa kuri ya hydrogene ikajya gufasha umwana guhumeka, hanyuma kubera ko twinjiza umwuka mwiza tugasohora umubi, wa mwuka mubi ugizwe na carbon dioxide, ku bufasha n'ubundi bwa ya placenta, hantu ya oxygene yavuye ikinjira mu mwana, noneho mu gusohoka hahandi hafatwaho na ya carbon dioxide ikabasha gusohoka hanze mu myanda binyuze muri za nkari umwana aba ashobora kunyara, bigakomeza bityo bityo. Gusa ibihaha by'umwana kuko biba bitarakura, muri iki gihe cyose abifashwamo na ya nyababyeyi cyangwa se placenta wa mwana aba arimo, akaba yabasha kubona umwuka mwiza. Twakomeje mu cyumweru cya 12. Ni ukuvuga amezi 3 amaze gushira. Umwana noneho aba afite nibura santimetero 12 z'uburebure. Aha twabigereranya wenda n'amakarita cyangwa se telefone ntoya. Aha noneho umwana aba agaragara neza, ndetse ashobora no kunyeganyeza intoki, amaguru, nubwo umubyeyi aba adashobora kubyumva. Aha nanone umubyeyi isesemi bikomeje kugenda igabanuka gake gake, ari nako agenda ahinduka ku ruhu, anahurwa ibintu bimwe na bimwe. Aha kandi ni nako umubyeyi aba asabwa kujya gupimisha inda ku ivuriro rimwegereye ku nshuro ya mbere. Muri iki cyumweru kandi cya 12 nibwo umubiri w'umwana ugena niba umwana akomeza kuba umukobwa cyangwa se akomeza kuba umuhungu. Ni ukuvuga ngo mbere hose umwana aba ataraba umukobwa cyangwa se ngo abe umuhungu kugeza igihe agiriye amezi 3. Gusa bigaragara neza ari uko haciyemo igihe. Ashobora kuba yamaze kuba umuhungu cyangwa umukobwa, ariko imyanya ndangagitsina yiwe itari yakura neza ku buryo bishobora kugaragara, ku buryo wenda umuntu yamenya niba atwite umukobwa cyangwa se umuhungu. Ariko se bigenda bite kugira ngo umuntu abyare umukobwa cyangwa umuhungu? Reka nabyo tubivugeho gatoya, gusa tuzabivuga ukwabyo mu nyigisho zizakurikira. Niba warakoze subscribe uzabimenyeshwa mu ba mbere. Ni ukuvuga ngo mu ntangangabo ndetse n'intangangore haba harimo ibyitwa chromosome. Izi chromosome nizo ziba zibitse amakuru y'ibizaranga umwana. Gusa umugabo niwe ugena niba umwana azaba umuhungu cyangwa se azaba umukobwa, ariko nawe ntago bimuturukaho wenda avuge ngo uyu munsi ndashaka kubyara umukobwa cyangwa umuhungu. Byose bitangwa n'Imana.
Bitewe n'uko rero intangangabo ari yo igena byose, dore aho bituruka. Ni ukuvuga ngo ku ntangangabo haba harimo ubwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere ishobora kuba XX, ari nabwo bwoko bwa chromosome umugore aba afite we zidahinduka, ku bagore zihora ari XX. Hakaba n'ubundi bwoko bwa kabiri umugabo agira bwa XY. Ni ukuvuga ngo umugabo agira amoko abiri mu gihe umugore agira ubwoko bumwe. Abagore bose bagira XX gusa umugabo aba ashobora kugira XX ndetse akagira n'ubundi bwoko bwa XY. Iyo umugabo asohoye XX bigahura na ya XX y'umugore idahinduka, icyo gihe havuka umwana w'umukobwa. Iyo umugabo asohoye noneho XY igahura na ya XX y'umugore, ya Y iba yasohotse ituma noneho havuka umwana w'umuhungu. Waba wibaza niba hari icyo wakora wenda ngo ubyare umuhungu cyangwa se umukobwa? Ibyo nabyo tuzabigarukaho mu nyigisho zizakurikira. Niba mubyifuza mubyandike muri comment. Hanyuma kandi muri iki cyumweru cya 12 noneho mu gihe umwana azaba umukobwa, ku bufasha bwa ya placenta havuburwa imisemburo ya estrogen. Uyu musemburo wa estrogen niwo utuma haburizwamo iyindi myanya myibarukiro ya kigabo. Ibi ngibi bigatuma hatangira urugendo rwo gukuza imyanya myibarukiro ya kigore. Mu gihe umwana azaba umuhungu havuburwa imisemburo ya kigabo yitwa testosterone. Iyi ngiyi ituma haburizwamo iyindi miterere yose ya kigore, kuko twavuze ko umwana mbere aba afite iyi myanya yombi, yaba iya kigabo cyangwa se iya kigore. Hanyuma kubera iyi misemburo noneho biba bigiye gutandukana. Mu gihe havubuwe iyi testosterone noneho bituma ya myanya ndangagitsina ya kigore ikumirwa, ahubwo hagatangirwa urugendo rwo gukuza imyanya ndangagitsina ya kigabo. Nguko uko igitsina cy'umwana kiremwa muri make. Twakomeje mu kwezi kwa 4. Umwana akomeza gukura nk'uko bisanzwe, ndetse amagufa ye aba ashobora kugaragara hifashishijwe ibyuma byabugenewe bya X-rays. Iki gihe kandi umwana aba ashobora guhina, kurambura intoki, ndetse ari nako amaguru nayo akomeza gukura. Muri iki gihe kandi umwana aba ashobora kunyeganyega. Nanone kandi kuri aya mezi 4 ku mubiri w'umwana hiremaho ubwoko bw'ubwoya bwitwa lanugo. Ubu ntago ari ubwoya busanzwe, kuko bwo bugenda bushiraho uko umwana yegereza kuvuka. None ubu bwoya bwa bumaze iki? Ese ubu bwoya bwa butandukaniye he n'ubundi bwoya busanzwe buba buri ku mwana? Ni ukuvuga ngo ubu bwoya bumufasha kugumana igipimo kidahinduka cy'ubushyuhe, ndetse kandi bumurinda icyo ari cyo cyose cyakangiza uruhu giturutse muri ya mazi ya amniotic fluid aba yiberamo. Muri iki gihe rero cy'amezi 4 uruhu rw'umwana ruba rworohereye cyane, rusa n'urubonerana ku buryo imitsi uba ushobora kuyibona, ndetse n'amagufa ariko akomeje gukura. Waba ujya wibaza uburyo umwana akivuka ahita yonka ibere? Ukibaza ese yaba yarabyize ryari? Ni ukuvuga ngo kuri aya mezi 4 umwana aba ashobora konka igikumwe cye yitegura kuzonka ibere rya nyina. Muri uku kwezi kandi kwa 4 amara y'umwana aba ashobora gukora, kimwe n'amatwi y'umwana nayo aba ashobora kumva, ndetse n'urusaku rwo hanze rukaba rwamubangamira. Kuri aya mezi kandi umwana aba ashobora gukinira mu nda ya nyina, ari bimwe ababyeyi bakunze kuvuga ngo umwana ari gutera utugeri, cyangwa se tukavuga ko inda iri konka. Muri iki gihe kandi umubyeyi aba ashobora kumenya igitsina cy'umwana, kuko imyanya myibarukiro ye iba yamaze gukura ku buryo hakoreshejwe ibyuma byabugenewe bashobora kumenya igitsina cy'umwana. Muri iki gihe kandi kuri wa mwana wacu uba ushobora kubona ko umusatsi watangiye kuza, kimwe n'ibitsike. Nanone kandi iyo ageze kuri iki gihe ku ruhu rw'umwana hazaho ibintu bimeze nk'amavuta byitwa vernix. Kugira ngo ibi bintu byumve neza, niba urabonye umwana avuka, ni bya bintu ubona bisa n'umweru umwana avukana bamuhanagura bikavaho. Ibi bintu rero nibyo bituma agumana ubushyuhe bwe mu gihe ari muri ya nda y'umubyeyi. Twakomeje ku kwezi kwa 5 umugore asamye.
Aha noneho amaso y'umwana aba ashobora gukora, nubwo wenda aba atarashobora kuyabumbura ngo arebe, ariko nibura iki gihe aba ashobora kumenya niba hari urumuri cyangwa se bwije, mbese nka kwa kundi nawe uba usinziriye umuntu yacana itara ukabyumva ko baricanye kandi usinziriye. Nk'uko rero impinduka ziba zikomeje kuba ku mwana, ni nako ku ruhu rwe iki gihe umwana aba ameze nk'umusaza. Ni ukuvuga ngo uruhu ruba rumeze nk'urukanyaraye. Nanone kandi amatwi y'umwana aba yumva neza ku buryo ibivugirwa hanze cyangwa se iyo ucuranze aba ashobora kubyumva. Ariyo mpamvu nanone ababyeyi baba bagirwa inama yo kuganiriza abana babo kuri iki gihe ndetse bakabacurangira umuziki mwiza, dore ko twakoze ibitangaza umuziki ukorera ubwonko bwa muntu. Iyo nyigisho ubaye utarayireba twaza kuyisiga ku mpera z'iri somo ukaba waza kuyikomerezaho. Iki gihe kandi nanone ku mubyeyi utabihisha, inda iba ishobora kugaragara, dore ko n'amaribori aba ashobora kugaragara ku nda ye. Igituma umubyeyi azana amaribori ni uko kiba ari ikimenyetso cy'uko uruhu ruri kugenda rukweduka bitandukanye n'uko rwari rusanzwe ruteye. Mu kwezi kwa gatandatu umwana wacu noneho ingingo ziba zakomeye ku buryo aba anashobora gufata ikintu runaka, yaba urureri ari rwo umbilical cord, aba ashobora kuba yahura nago muri kwa kundi aba yinyeganyeza muri ya mazi ya amniotic fluid, kimwe nuko aba ashobora gufata amano ye cyangwa intoki ze, mbese icyo ahuye nacyo cyose. Ariko se iyi umbilical cord yo ni iki, imaze iki? Ni ukuvuga ngo iyi umbilical cord cyangwa se urureri ni wa mugozi uba umeze nk'aho uhuza umwana na nyina. Uyu mugozi uba ugabanyijemo nawo ibice bigiye bitandukanye tutakinjira muri aka kanya, gusa icyo twakubwira habayemo imitsi imufasha kuba yabona intungamubiri zivuye ku mubyeyi. Ni ukuvuga ngo ibyo umubyeyi ariye umubiri ukora mu buryo bwose wa mwana nawe bimugeraho, hanyuma bigakomereza mu gifu cy'umwana nacyo kigakuramo intungamubiri zitunga wa mwana, hanyuma imyanda yo ikomeza kwibika mu mara y'umwana kugeza igihe azavukira. Hanyuma umwanda wa mbere umwana asohoye niwo witwa meconium. Mu yandi magambo, umwanda w'umwana uguma mu nda ye kugeza igihe azavukira. Hanyuma tugeze ku mezi 6 umwana asamwe. Iki gihe noneho umwana aba agaragara neza ndetse n'ibara ry'uruhu riba rigenda ryirema, ubwonko bukora, impyiko, umwijima, ndetse amajwi ayumva neza ku buryo ijwi rya nyina aba ashobora kuritandukanya n'amajwi yose yumva. Si ibyo gusa, kubera ko kuri aya mezi 6 umwana noneho aba ashobora gufungura amaso, nubwo aba atabona ariko aba ashobora gufungura amaso muri za amniotic fluid aba yibereyemo. Aha noneho umwana wacu aba amaze kugira nibura santimetero 30, mbese twavuga ko aba areshya n'igitabo cya santimetero 30, ndetse aba abura gatoya kugira ngo agire uburebure ntarengwa azavukana. Kuri aya mezi 6 kandi umwana aba afite isaha yo gusinzira ndetse akaba yanakanguka. Iyo ugize amahirwe iyi saha ihurirana nuko nawe bari igihe cyo kuryama cyangwa se cyo kubyuka, kugira ngo mu gihe uryamye ataza kukubangamira atera imigeri ndetse anakina. Muri iki gihe kandi inzira z'ubuhumekero ziba zikomeje kwiyubaka ku buryo umubyeyi aba ashobora kumva umwana asa n'uri gutsepfura, gusa nanone umubyeyi ashobora kutamenya ikibaye. Ikintu aba ashobora kumva nuko umwana yinyeganyeje bitandukanye n'uburyo aba yasanzwe yinyeganyeza mu gihe ari gukina. Ku mezi 7 umubyeyi asamye. Aha noneho umwana wacu aba akomeje kugwiza za proteine ndetse n'ibinure byinshi abifashijwemo na rwa rureri cyangwa se umbilical cord. Aha ngaha ntitwakirengagize ko bitewe n'indyo umubyeyi aba afata bigena ingano y'ibinure umwana azagira. Ibi ngibi bikanafasha umwana kwiyongera ibiro ndetse umwana akaba yabyibuha. Iki gihe rero umwana aba akomeza kugenda aba munini gahoro gahoro, bityo umubyeyi agenda yumva umwana noneho atagikina nka mbere, kubera ko aba ameze nk'aho agenda yuzura muri ya ngobyi aba aryamyemo. Gusa nanone mu gihe wumvishe umwana amaze umwanya munini atari gukina, uba ushobora kumukangura unyeganyeje inda,
cyangwa se ukanywa isukari nyinshi, cyangwa se nanone ugatunga itoroshi ku nda kubera ko iyo abonye urumuri aba ashobora gukanguka. Mu gihe bikomeje ukabona umunsi ugiye kwirenga utumvisha umwana akina mu nda, uba ugomba kwihutira ku ivuriro rikwegereye bakakurebera niba umutima w'umwana ukiri gutera. Ku mezi 8, aha noneho umwana wacu aba ashobora kuvuka. Nibyo wabyumvise neza, ku mezi 8 umwana aba ashobora kuvuka ndetse akabaho, kubera ko ingingo ze zose ziba zamaze gukura ku buryo aramutse avutse ntacyo byakangiza. Gusa nanone biba ngombwa ko mu gihe avutse ashyirwa mu byuma byabugenewe bifasha umutima ndetse n'ubihaha, kuko nibyo biba bisigaje bitarakura neza. Mu gihe umwana avutse mbere y'ibyumweru 34, tuvuga ko umwana yavutse imburagihe. Gusa ntibivuze ko umwana uvutse imburagihe aba bivuze ko atari bubeho, kuko twavuze ko aba yarakuze ku buryo aba ashobora kubaho, gusa agahabwa inyunganizi zo gushyirwa mu byuma byabugenewe bifasha umutima we ndetse n'ibihaha mu gihe biba bitarakura neza ngo abe yakirwanaho. Ibiro by'umwana nk'uko bisanzwe bikomeza kwiyongera, ari nako yitegura kuvuka. Umubiri we uba winjiza iron nyinshi. Iyi iron kikaba ari ikinyabutabire gifasha umubiri gukora amaraso. Iki gihe nanone umubyeyi aba aremerewe cyane, akunda kubabara umugongo, aribwa mu nda yo hasi, ndetse aba ashobora no kubyimba ibirenge, bitewe n'uko ibiro by'inda biba bikomeje kwiyongera. Ibyo bikabangamira itembera ry'amaraso mu gice cyo hasi. Ndetse kandi umubyeyi muri iki gihe aba ashobora kurwara diyabete. Nibyo wabyumvise neza, umubyeyi aba afite ibyago byinshi byo kurwara diyabete, ariko ntabwo ari diyabete isanzwe nk'iy'abandi basanzwe barwara. Ubu ni ubwoko bwa diyabete bwitwa gestational diabetes. Ubu bukaba ari ubwoko bwa diyabete bwibasira abagore batwite gusa, bwibasira abagore batwite bonyine. Wakibaza uti iyi diyabete yabiterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo bitewe n'uburyo umubyeyi aba agenda abyibuha bidasanzwe ndetse agorwa no kugenda, ibi byongera ibyago byinshi byo kuba insuline. Ni ukuvuga iyi insuline niyo igira uruhare mu gutuma igipimo cy'isukari kiguma mu murongo. Muri kwa kundi rero umubyeyi agenda yiyongera ibiro ndetse atabasha no kugenda, bigenda byongera ibyago byo gutuma ya insuline ishobora kubangamirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntiyongere gukora, bityo ya sukari ikiyongera mu mubiri w'umugore utwite. Ubu bwoko bwa diyabete rero bukaba bugaragazwa n'uko umuntu atangira kugira icyaka cyinshi, akanyara buri kanya, n'ibindi bimenyetso bya diyabete tuzagarukaho mu nyigisho zizakurikira. Niba warakoze subscribe ndetse ugakanda no ku nzogera, uzabimenyeshwa mu ba mbere. Ushobora kuba wenda wari ugize impungenge, ariko humura, hari inkuru nziza. Ni ukuvuga ngo ubwoko bwa diyabete iyo umugore amaze kubyara, ya diyabete irakira. Nibyo wabyumvise neza, mu gihe wa mubyeyi amaze kubyara agasubira mu buzima busanzwe, ya diyabete iba ishobora gukira. Hanyuma nanone kuri aya mezi 8, bwa bwoya twavuze bwitwa lanugo buba bwamaze kugenda bushira, ndetse na ya minkanyari twavuze umwana uruhu rwe ruba rumeze nk'urukanyaraye, agahu kaba kamaze kumera neza. Aha nanone ku myanya ndangagitsina y'umwana iba yamaze gukura ku kigero gihagije, yaba ku gitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Udusabo tw'intanga tuba twavuye mu ruhago twamanutse ahabugenewe, hahandi nyine utubona ku gitsina gabo. Ni kimwe no ku gitsina gore, imyanya yose iba yamaze kujya mu murongo. Aha noneho umwana wacu aba yamaze gufata pozisiyo yo kuvuka. Iyi pozisiyo tuvuga ni ugucurama, kubera ko iyo umwana adacuramye haba hari ibyago byinshi ko umubyeyi aba ashobora kubagwa. Ndetse kandi kuri iki gihe ya mavuta aba ari ku mwana twavuze yitwa vernix aba akomeje kwiyongera mu rwego rwo kuzafasha umwana kuzaca ahabugenewe adakomeretse. Kuri iki gihe nanone umubyeyi aba agenda yumva uduse duke duke. Ku mezi 9 umwana wacu asama. Aha noneho umubyeyi aba ari muri kwa kwezi bamubwiye ko azabyariramo.
Aha umwana aba acuramye yiteguye kuvuka igihe icyo ari cyo cyose. Mu gihe baba bararebeye mu byuma byabugenewe bakabona umwana adacuramye, aha haba ari amahirwe menshi yo kuba uwo mubyeyi azabyara abazwe. Nibyo twabyita amahirwe kuko nanone twabyita ibyago, kuko yaba kubyara neza cyangwa se kubyara ubazwe, byose umwana aba ashobora kuvuka ameze neza nta kibazo. Kuri iki gihe nanone wa mwana wacu bwa bwoya bwa lanugo buba bwamaze gushira, ndetse no ku mubyeyi wacu ibise biba ari byose. Ku batazi ibise ni igihe imikaya nyababyeyi byikaya cyane bigatanga ububabare budasanzwe ku mubyeyi utwite, ndetse hari n'ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko ububabare umugore agira kubera ibise buba bungana n'ububabare bwo kuba wafata igufa ukarivuna umuntu ari kumva. Gusa nanone nubwo ari uburibwe, nibyo biba bisa nk'aho ari byiza mu kugira ngo umwana azabashe kuvuka, kubera ko umwana ntabwo ashobora kuba yavuka mu gihe udafite ibise bihagije. Ni ukuvuga ngo rero n'iyo ibise bibaye bikeya niho uzabona umubyeyi bamutera imiti imufasha kongera ibise, kubera ko ibise nibyo bituma umwana avuka mu buryo busanzwe. Gusa mu gihe umuntu ateganya kuzabyara abazwe, nta mpungenge mu gihe ibise byabaye bikeya, mu gihe umutima w'umwana uba ushobora gutera neza, ndetse ubuvuzi bugenda butera imbere ku buryo hagenda hakorwa imiti igabanya uburibwe bw'ibise mu gihe umuntu ateganya kuzabyara abazwe. Kuri aya mezi 9 kandi umwana aba amaze kugira nibura santimetero 45 z'uburebure, anafite ibiro hagati y'ibiro 2 n'igice kugeza ku biro 4 ku mwana wakuze neza. Ariyo mpamvu hari amafunguro umubyeyi utwite aba agomba kwibandaho mu gihe atwite. Niba warakoze subscribe kuri YouTube channel uzabimenyeshwa mu ba mbere mu gihe inyigisho tuzayibagezaho. Nanone kandi kuri aya mezi 9 amagufa y'umwana aba akomeye neza, uretse amagufa yo mu mutwe aba atarihuza neza. Twibukiranye ko umwana aba acuramye. Mu yandi magambo, umutwe niwo uzabanza guca ahabugenewe mu gihe umwana ari kuvuka, mu rwego rwo kwirinda ko umutwe w'umwana wazahungabana mu gihe uri kubyigana uca hahandi habugenewe. Amagufa y'umutwe aba atarihuza neza ku buryo umutwe uzacamo ntihagire ibibazo biteza. Ari naho uzabona umwana nyuma y'igihe gito yavutse ukabona mu gihorihori hameze nk'ahoroshye cyane, bigaragara ko amagufa aba atarihuza neza. Iki gihe kandi umubyeyi aba abizi neza ndetse yariteguye, afite ibikoresho by'ibanze umwana azakenera, cyane cyane imyambaro, dore ko umwana akivuka umwambaro wa mbere aba akeneye cyane ni ikintu cyitwa ingofero ndetse n'amasogisi, kubera ko mu bintu bishobora gutuma umwana ahungabana cyane mu gihe akimara kuvuka harimo ikintu cyitwa ubukonje. Biba ari ingenzi cyane gutegura ibikoresho bizamurinda imbeho mu gihe azavuka. Uko igihe kiba gikomeza kugenda cyegera, niko umugore wacu aba arushaho kugenda amererwa nabi, kugenda bimunanira, asura ivuriro kenshi, ndetse hari n'ikigero ageraho agasura ivuriro bakamubwira ko atemerewe kongera gutaha, kubera ko igihe cyo kuba yabyara kiba cyegereje cyane. Muri urwo rwego rero asabwa kuba agumye kwa muganga kugira ngo hirindwe ko yazatungurwa n'inda ari mu rugo, ugasanga umwana avutse mu buryo butateganyijwe, akaba yahura n'ibibazo bitandukanye mu gihe ari kuvuka atabifashijwemo n'ababyaza babitorejwe. Muri iki gihe kandi ibise by'umubyeyi biba bigenda byiyongera, ari nako igise kimufata kikamara umwanya munini, ku buryo iki gihe igise kiba gishobora kuza aho kumara isegonda rimwe cyangwa 2 nk'uko byari bisanzwe, ahubwo kikaza noneho kikaba cyatinda. Nanone hano twakibaza, ese ni gute umubyeyi aba agomba kwitwara mu gihe atwite? Ni mafunguro ki aba atemerewe kurya? Ese ni ukuva ryari kugera ryari aba yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina? Ese ku mubyeyi mushya mu gihe ari kurera umwana akabona ari kurira mu buryo butandukanye, yabwirwa n'iki icyo ashaka? Ibyo byose tuzabiganiraho mu ngingo zizagenda zikurikira. Niba utarakora subscribe, siga uyikoze ndetse ufungure n'inzogera
kugira ngo nidukora izo nyigisho uzabimenyeshwe mu ba mbere.